ubundi nitwa Niba Theodore, nkaba mvuka mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo, umudugudu wa Kayumba n'akagari ka Musavi. Aho niho mvuka, niho mu buzima bwa buri munsi ababyeyi banjye bari. Ngiye mba ndi Kimironko kenshi cyane, Kimironko mpaba mu buzima bwa buri munsi, ariko mvuka mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo. Todo wakureba umuntu yakwibaza ngo ufite nk'imyaka ingahe? Wenda umuntu akuyemo uruhara. Navutse mu 1985. 85. Uvuga ko ngo ni nka 30 ni naho ngaho gutyo cyangwa ni 3. Wenda tuze ku mikurire yawe. Waravutse kugira mu muryango, ese kubyara umwana ufite ubumuga wenda bunakomatanyije bunarenze ko ubumuga bukabije, iwanyu babyakiriye bate bwa mbere? Cyangwa mu muryango guhezwa akato ibyo ntago byigeze bibaho? Kwebwe mu muryango wacu ntago kuduheza byo byabayemo cyane. Wenda kwa kuntu umubyeyi nyine abadafite n'ubushobozi wenda akaba wenda icyo wakenera cyose atakikubonera, ariko ntago yigeze duheza kuko nawe yasa nka afite ubwo bumuga. Urumva nawe yari yariyakiriye abana bose akabafata nta kibazo, uko amubyaye yavuka afite ikibazo akamurera nta kibazo. N'ubu hari abandi bahari, hari barumuna banjye bagera hari barumuna banjye na bashiki banjye ushobora kuba bashyika nka 6 bafite icyo kibazo cy'ubumuga. Urumva yego, urumva rero ntago twigeze tugira ikibazo nk'icyo ngicyo cyo kuba hari ikintu wenda cyihungabana mu muryango. Ntago yigeze duheza cyane kuko yakoraga uko ashoboye, twabona uko twiga cyangwa twabona uko turya. Ntabyo nigeze mbona. Ni mama ni papa ninde ufite ubumuga wenda? Ni muzehe wacu papa. Urumva rero ntago yigeze akora iryo kosa ryo kuba yaduheza, ahubwo yaradufashije kugira ngo twifondere ubuzima. No kuba nigira nkaba nta muntu n'umwe wabona ko wenda nagize ikibazo bikomara kuri we, kuko nawe yarigize, kuko ibyo yakoraga ntiyabishoboye nkuko nanjye ibyo nkora nabishoboye, ariko umuntu agakoresha ubwenge akaraba ko yagira ikinageraho. Theodore, muri Kimironko wavuze ko ari hutuye cyangwa ni ukunda gukorera? Niyo nkunda gukorera. Todo twaze tugendana, ariko wenda turagira ngo twinjire wenda mu kiganiro mo gitoya. Ese umuntu kuvuka gutyo muri ubwo bumuga, wenda umuntu yavuga ko wabure bashaka kuvuga ati Theodore ni mugufi cyane. Muri societe abantu bagufata bate bwa mbere ukivuka, cyangwa se uko wakuze uri umwana wabyakiriye gute? Kwiyakiranya ngo nicyo kintu cya mbere kibanza no kugorana. Muri societe kugeza aya magengo nta kibazo mfite, maze kwiyakira. Ariko nka mbere nkitangira kwiga primaire natangiye kwiga bigoranye, ntangira ntinze. Ngeze ku ishuri kwa kundi abana bato nyine baba bashaka gushagara umuntu babonye udasanzwe, bakajya wenda bankoraho uruziga simbashe kwiga neza nkuko bikwiriye. Buri munsi uko ntungutse bakankurikira bakankoraho ikiziga. Ibyo gihe nibwo nagiraga imunsi wenda nkagira nko kubabara cyangwa kujya bute. Ariko uyu munsi aho ngeze aha ngaha maze kwiyakira, nta kintu cy'uruziga kijya kimbaho cyangwa wenda ngo numbe ngize, ko buri munsi mba ndi mu muhanda ngenda. Iyo babikoze ndakomeza nkigendera, ko twashinze imiryango y'abamagaye bagenda badutinyura gake gake ku buryo nta kibazo umuntu ashobora kuba yagira, ko abantu bagushungire cyangwa wenda bakukoze uruziga cyangwa wenda bakubujije amahoro. Muri societe nta kibazo njye mfite, kuko maze kwiyakira numva ko ubumuga bwanjye mfite ntacyo buntwaye. Mpfa kuba mfite mu mutwe hazima hatekereza kandi nkabasha kugera ku cyo mba nshaka kugeraho cyose. Wabashije kwiga urarangiza nk'amashuri angahe? Amashuri narangije kwiga ni secondaire. Wize biki se? Bare cyangwa Contability. Ubimari urarebaho rwose ukayicunga neza cyane. Yego. Mu buzima busanzwe noneho uri muntu kibasha kwikorera wenda kugira ngo wiyumvemo cyane muri societe, n'ibiki ukora kugira ngo n'abantu bavuga ati umuntu ufite ubumuga, umuntu udafite wenda byabashije, we n'ibiki ku buryo ushobora kuvuga ati ibi narabikoze kandi bikorwa n'abandi bantu bose?
ku buryo nabashije kwiyubaka nkiva ku ishuri nawe nicaye mu rugo mbona buri kibuze icyo nkora ntekereza ko hari ikintu nakora natangiye ncuruza mitiyu ya MTN ndayicuruza nkayicururiza muri quartier mu rugo narangiza nk'ikarita ya 15 nkaba nayimarana nk'icyumweru kandi kwiyungukaga amafaranga 500 ku ikarita nkaba nayimarana n'icyumweru nyuma icyo gihe nabanaga n'ababyeyi banjye bangomba ko basubira ku ivuko cyangwa kwenda ku isambu baragenza bamaze kugenda mbona ko nta kintu ndi bwashe gukora kinzi nahise ntekereza ko wenda nabasha kuba natekereza ibintu byo gukora icyo gihe hari amata bavanaga ku isambu bayacuzaga aho ngaho bamaze kugenda mpita mvuga ntereka none nanjye nirangura yanjye nyashyire muri wa mwanya wundi bajyaga bakoreramo ntangira gucuruza ntangiza mililitiro 5 karangura litiro 5 ngazicuruza zikarangira ejo zikiyongera mu cyumweru kimwe zazimaze kuba wenda 10 zirazamuka kugira ngo mbone icyo kurya n'icyo kurya kuko nge numvaga ntari busubire muri icyo cyaro kuko numva nisubire ndi busubire hasi cyane ndangije ndazamuka bimaze kuzamuka ndacuruza amata gutyo biragenda 2010 nabitangiye 2011 nibwo nahise 2011 nibwo nahise nagumye gucuruza aya manuza aya mata arazamuka agera ku nko kwijerekani yose irazamuka nyuma mpita nongera ncuruza n'amakara nkajya ntanga amakara acuruza imifuka y'amakara biragenda bizamuka gutyo mbonye ko bimaze kwiyongera ntekereza kuba nashinga saro jya kwikodesha ahantu noneho kubera abantu bafite yamyumbira bafite umuntu akodesheje inzu arayinyima kandi mbibona ntayishobora kwishyura nane maze kumwishyura yanga kuyima yanze kuyima nca ruhinga nyuma shaka undi muntu ayinkodeshereza maze kugezamo ibikoresho arangije wa muntu abonye ko ari ngiye y'imyinzu arangije ahita yanga ko nyikoreramo amafaranga avuga ngo yaransubiza ahamagara uwo muntu wari wayikodesheje amubwira ati ntabwo uyu muntu mushaka niki aratumenesha mbona ko binyobeye amafaranga yose nafashe nyamena mu bikoresho nabiguze n'iki abasa nko subije inyuma cyo nahise nkora nabonye ko binyobeye wa muntu mutumusubiza inzu ye kuko yanze kuba tuyikoramo kuko abantu bose bari banze kumpa inzu yenda bazi ko ntazayishyura yangije icyo nakoze nahongeye subira mu rugo ndongera ncuruza bya bintu nacuruzaga ndabikomereza nongera mbonamo ikindi gishoro mitanjya ku muhanda ngaruka mbitanza Kimironko igihe nabikoraga muri Avega mu dugudu wa Avega aho twari dutuye aho dutuye ndangije ndabigucuruza ndongera mbona andi mafaranga ntekereza ibindi bintu nakora mitaniga ibintu byo DJ ndangije yes napirasa ibihangano by'abandi Imana imbabarire naho henza bifitiye urakumva ibyo ndabikora ndangije nakoreraga ku rubaraza aho nabikoreraga harimo abantu hari hagasaro barangije abarimo mbona basa nkaho bibananiye gukora bananiye kwishyura iyo nzu hari ahantu nari nagiye mu matsinda hari mu rwego byabaye maze kujya mu matsinda ari mu rwego kuko kundi baguriza abantu mu matsinda ndangije kuguza babaye 200 mitangerageza mbyishyura iyo nzu ndangije ndingana abantu mureke ngewe mu mpinuza kuko numvaga ngewe hagati aho nsubiye inyuma n'ubwo budije nanimo nkoreramo amafaranga nyashyira muri societe barangije abantu nani sonza ku muhanda baranshuka nkajya nyashyiramo inkuru yose nkayabahereza kwezi kurangiye hafi amezi 2 amafaranga barayanyambura hafi 400 yose barayatwara bitasanga usubiye inyuma ubwo rero nibwo nahise njya muri aya matsinda barangije bampaye amafaranga ndangije ndayishyura iyo nzu nkomereramo ndangije abantu tujyana kontara nkajya mbishyura buhoro saro yabo ndayibagurira miliyoni yose nyahaba buhoro nahise nishyiriye kandi ndayirangiza andi bampaye yose mitenya baha ndayirangiza birarangisha muri Kimironko ariko ufite izina numvisha uzwi cyane ubundi muri Kimironko ukoramo ibiki muri Kimironko mbonye umuntu muri Kimironko kuntu nayijemo nje kwiga primaire urumva nayijemo nje kwiga primaire ndangije kwiga primaire nayijemo 9 n'umunani yes ngo nyine nibwo nayigezemo Kimironko nari nturutse
hari hirya aho hubatse inganda twabaga hariya nyine hari hafi yo kwabana y'inzira niho twabaga urumva mitanza muri Kimironko ubwo nibwo natangiye kuba muzima bwa Kimironko nyigamo ndi umunyeshuri nyivamo ndangije primaire njya kwiga secondaire nyirangije mitangaruka Kimironko urumva ko ari ahantu nabaga mu buzima bwa buri munsi ntangira nk'ubwo buzima kuko icyo gihe bari baratuguriye baradukuyemo hari muri ziranganda niho twabaga leta yaradukuyemo twaraje Kimironko tuba muri Avega ndangije ubwo nyine mitankomeza Kimironko nkumva ko ndi umuturage waho abantu bose baranzi abantu bose batuye muri Kimironko guturuka ku isoko hose kumanuka kugera muri Avega nta muntu utanzi wenda dusoza muri ubu buzima abantu benshi duhura n'ibintu byinshi bitandukanye kuba wenda hari n'abandi bafite ubumuga nk'ubwo wenda bwawe bakareba akavuga ati ibintu byararangiye ibintu byaradogereye sosiyete kabanga umuryango waba mukabatererana bakagerageza n'ibyo bagerageje gukora wenda akabona rimwe na rimwe nk'ubwo rugamba tubwira nyuzemo ufungura ubucuruzi bimwe bupfa ibindi bizamo ingorane n'ubuhe butumwa babwira ko kugera kure cyane cyane iyo umuntu abonye ibintu bikomeye ibintu rimwe na rimwe utagizemo n'uruhare bikakuzira umuntu aba akwiriye kwitwara amati icyo navuga njyewe kuri njye nta kibazo na famille yanjye nta kibazo ariko hari ababyeyi babyara abana ugasanga yaramuheje cyane cyane abantu bafite abana barwara bavutse bafite ubumuga bwo mu mutwe abo nibo bakunda guhura n'ikibazo kinini cyane umubyeyi yamubyara kumva ko nta abyaye ikintu kidakwiye guhabwa agaciro kandi burya iyo avutse afite ubwenge cyangwa ahumeka aba ari umuntu uhunze uba ugomba kuba wamuha agaciro genda akangurira ababyeyi babyara abana bafite ubumuga kugira ngo bajye babaha agaciro ntibabaheze nibatabaheza bakabaha agaciro kabo nabo bazigirira icyizere njyewe navutse mbona umubyeyi wanjye abasha kuba yagira ikintu yifashamo kugira ngo abashe kutubeshaho natwe tubashe kwibeshaho niyo mpamvu nanjye nabonye iyo chance yo kugira ngo mbashe kuba nagira ikintu nigezaho ndakangura rero abo bantu bafite abana ahubwo babigisha imyuga babafashe kubaho hari abadafite wenda bafite ikibazo cyo kuba bafite ubumuga bwo mu mutwe wabarera mu bundi buryo ako kabahana cya cyizere ariko wa wundi ufite ubundi ubumuga butari bwo mu mutwe wakamwigisha uburyo akora wamushyira mu myuga wamwishyira mu ishuri risanzwe ukamwigisha ubwenge nabo bafite ubwenge kandi nabo bashobora gukora nta kibazo kirimo nge numva na leta y'ubumwe yabasha kuba yafasha abo bana ikabashyira mu bandi cyangwa abantu bafite ubumuga bari hano hanze mu muhanda birirwa basabiriza leta kugira ngo igirwe hari njya mbona nk'imodoka z'imirenge zibapakira zikabashyira mu modoka zikabatwara aho kugira ngo umupakire wamwigisha gukora ukamuha icyo gukora kuko buri iyo umwirukanye ukamwirukankana ntabwo uba uri kumumara ubwoba ntabwo uri kugira icyo umufasha aho kugira ngo umuntu umurobere ifi ahubwo wamwigisha kuyiroba akajya yirobera nicyo nakangurira leta n'ababyeyi b'abo bantu bafite icyo kibazo ngewe ku bwanjye icyifuzo cyanjye nakumva nasaba na leta iturebera muri bose nge numva nta muntu umwe nakongera kubona ku muhanda asabiza aho kugira ngo bamubone bamwirukankana ahubwo bamufate bamugire bamwigishe gukora umugabo wenda harya avuga ati navutse cyangwa kumva atakaje icyizere akumva ko nta kintu yanashobora babwira iki cyane kuri umuntu wagerageje kwirwanaho no kwiyakira akigira icyizere ugakora yewe ushoboye kunyegera akanganiza njye namugani nyamara ushaka gutangiza make ugakora kandi bikagenda neza iyo watangiza iryo cumu ugiye kuri metiyo ushobora gukora kandi bikagenda neza ukaba wajya imbere ugatera imbere uko umunsi uza upfa kuzigama neza icyo wakoze cyose kikaba cyiza cyangwa kikagera neza ukazigama neza ayibonye ntuyapfusha ubusa ukagenda utera imbere bishobora kugenda neza nta kibazo wenda dusoza mu buzima busanzwe se umuntu yakwibaza ujye ukurikirana ibintu by'umuziki nk'umuntu wakoze ubu DJ ibintu by'umuziki usanzweho kuri iyi si ntago mbikunda njyewe ndi umuntu ukijijwe yes umbwiye ikintu cyitwa gospel cyo ndacyumva cyane nyinshi mba nzizi ariko izo zindi z'abahanzi basanzwe baririmba iby'isi njyewe ntago nzimenyereye cyane nazimenyaga wenda nkibikoramo ariko aho mariye kubona impinduye imirimo nakoraga nkajya mu yindi ntago nkibyinjiramo cyane simenya nizasohotse ariko umva kavuga ati muhanzi kabisa indirimbo ze zigwa ku mutima wanjye nibize indirimbo z'umuntu witwa Mbonyi umuntu witwa Pasiye yego Batimamu ugafata ba Mugabo ugafata
abandi bahanzi barimo bakabaganza, harimo ba Theo, abahanzi. Ariko mu ADPR usanzwe cyane. Ngiye nsengera muri Station Church ya Masoro, niho nibera mu buzima busanzwe iyo ndi ku rusengero, ariko ubundi nahabaye ibiterane hose nkunda kujyayo ko ngiye nkunda gusenga cyane. Ijambo ryawe wifitemo ku giti cyawe cyangwa se ndi gukomeza ukavuga ati ngiye uko byagenda kose iri jambo ryubakiraho kandi rirankomeza rikamfasha no kugira konsinzi yose nifuza kuri wewe nirihe? Ari ijambo ryanditse muri Bibiliya rivuga ngo nawe igiti cyatemwa kikarangira kikuma ngo niyo amazi akiguyeho kirongera kigashibuka. Ubwo rero nanjye njya mbona araho nabonaga byananiye numva neza ubuzima burangiye, ndangije ndigira icyizere ngo mujya gukora cyane mbona birazamutse biraza. Kuva uyu munsi nta muntu nakumwenda wo kwambara, no mu rugo nta bampa, ntawe naka icyo kurya, icyo nshaka cyose ndakiha. Niwagira icyo anyifuza wese ndumva ari cyo namumarira. Ndumva rero kuba narigiye icyizere kaba icyo nshaka kugeraho cyose mbasha kukigeraho. Iyo nahuye n'ibizazane byo kuba wenda nakumirwa cyangwa wenda nyagirana ikibazo n'abashinzwe by'imitekano wenda mu kazi cyangwa wenda n'amasuku n'ikibazo, mba numva nta kibazo mfite. Akabazo k'amatsiko. Tugushimire cyane kuba waduhaye umwanya wawe mwinshi cyane ku kazuba, ntabwo byari byoroshye ariko twihanganire rimwe na rimwe. Yego nta kibazo, Imana ibahe umugisha. Igihe cyose mba numva umuntu wese ushatse kunganiza namuganiriza ko ubuzima kuri iyi si buba bugoranye. Cyambere no kubanza kubaha Imana, ugatinya Imana. Iyo wiyeguriye Imana ntacyo utabasha kugeraho. Uwiteka abazi ibyacu, abazi uburyo yaturinda, abazi uburyo yasapotingamo. Shima Imana yuko nta muntu umwe kuri iyi munsi nshobora kuba nasaba icyo nkeneye cyose. Ibyo nibyo nshimira Imana. Hari benshi mbona bafite amaboko bakora ko badashobora kugira ikintu bakora, ugasanga umuntu umusore yirirwa afashe mu ntoki, ugasanga umuntu aragusaba ngo ijana ngo ryame kandi no umusore yirirwa afashe mu mifuka. Ariko iyo cyo nanga no gutegera umuntu amaboko. Nagushimiye cyane, urakoze, umunsi mwiza.